wakanze subscribe kuri iyi channel yacu ya Bamboo Rwanda TV inyuzaho ibintu byo kwigisha, amasomo yo kwigisha uko wakwihangira umurimo ukoresheje umugano wo mu Rwanda. Nguhaye ikaze rero wowe wafashe akanya ko kureba iyi video, nguhaye ikaze wowe ufunguye iyi video. Nanone twagarutse nanone kuri ya video nababwiraga, nari nabashishikarije kuzabakorera video ndi gutangira intebe nanze kuyivuga, muzayibona nyuma irangiye, ubwo tuzayita izina nibwo muzamenya iyo ariyo. Ariko namboneraho gushishikariza abatarakanda subscribe ko kuyikanda biri mu nyungu zabo kandi bikaba no mu nyungu zanjye, birumvikana kuko bizamfasha nanjye kungaragariza ko hari abantu byibuze baba bankurikiye bo mba ndimo kwigisha. Kandi ukibuka gukora share ugasangiza abandi iyi video. Nababwiye ko kuyisharinga bifasha kuba wayereka undi mugenzi wawe waba ukeneye kumenya ibi bintu. Hari uwabikenera ashaka kubigura, hari uwabikenera ashaka kubikora, hari uwabikenera ashaka kwirebera. Ubwo rero nshobora kuba ngihari aho ntaragera kuba nabyereka buri wese, ariko wowe wamfasha ugakora share bigatuma hari n'abandi babibona. Ndabasuhuje rero banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'Imana. I greet you all who are watching these videos of making bamboo chair. Ndabasuhuje mwese, ndabasuhuje inshuti bakunzi bakurikira video zanjye umunsi ku munsi, kandi nanshimira abakanze subscribe n'abafata umwanya wabo bakareba izi video. Ndabashimiye. Nk'uko duherukana muri video yashize, nababwiraga ko iyi ntebe ifite parti zigera muri enye. Agace ka mbere nagashyizeho, aka kabiri nako kari kuri channel yacu ya Bamboo Rwanda TV. Mbibutsa gukanda subscribe, gukora share, gushyiraho comment, ukandika muri comment inyunganizi, ukampa igitekerezo, ukambwira aho ngomba gukosora, ukambwira aho ngomba gukomereza. Ushobora kumbwira ati hariya kabisa ya video iyi niyi wari wakoze neza, ugomba gukomereza mwa buriya murya, ugakomereza mwa buriya buryo, niho byatunejeje. Nanjye mba nanze gufunga comment nshaka ko muza kuzitera nyine mukambwira uko ibintu tugomba kubitwara, kuko aba ari iby'agaciro ubonye abantu bagushyigikiye kandi banagufasha kugira ibitekerezo bishya. Ababikora murakoze cyane, kandi mwarakoze cyane, muzakomerezaho mushishikarize n'abandi. Kandi nyaboneka subscribe, icyo ni ikintu cy'ingenzi. Ugikoze waba unteye inkunga ikomeye. Ukanze subscribe waba unteye inkunga ikomeye cyane. Sasa nk'uko nababwiye nyine, urabona ni ya migano natangiye ndi kugorora mu gice cya mbere. Turiya traverse ndi kugenda acomeka nitwa tuzi nagororaga muri cya gice cya mbere. Urabona ko bimeze neza, iyo tugoroye tuba tumeze neza. Noneho ariya ni amaguru ndi kujya ndacomekaho nyine. Muri video ya kabiri nayo nashyizeho, naberekaga ndi gupima, ndi gufata ibipimo by'aho ndatoborera, ndetse nkanaberekaho aho ntoborera. Ubwo rero igice cya gatatu ni iki ngiki. Ntucikwe kuko nucikwa n'iki gice ntuzamenya uko intebe twayitangiye, uko twagiye tuyikora. Za traverse zanjye nagoroye mu gice cya mbere, nizo ndi gucomeka muri ya maguru natoboye mu gice cya kabiri. Ubu ngubu ikigezweho turi gucomeka intebe tuyiteranya nyine,
tuyiteranya, murabona ukuntu iterateranyije, uko ndi kugenda mbigenza. Wa mupanga wanjye nta handi wawukura usibye mu Bushinwa. Mu Bushinwa ni ukuwutegera indege, uriya ntabwo wawubona mu Rwanda, ntabwo wawubona. Nzabereka itandukaniro. Hari ushobora kuvuga ngo yawucurisha ngo kandi ngo iki n'iki, oya, nabyo nzabibereka igihe kizaza kigera, ngafata umwanya wo gukora videwo ku bikoresho nkoresha kamwe kose. Nabiberetse mu kavuyo, noneho nzajya mfata kamwe bigishe kugakoresha neza, mbereke karite yako, mbereke uburyo gakora, ibintu nk'ibyo. So ndakomeje rero, ndacyari guteranya za ntebe. Urumva ni intebe zingahe? Intebe 3 natangiriye rimwe, intebe 3 natangiriye rimwe. Murabona na courage mba ndi nayo, sura ya kazi vraiment, ni sura y'akazi kabisa. Bizakugora kumbona ndi gufyina hata mugani w'abarundi, ndi mu kazi kandi ari time for job. So igihe cy'akazi aba ari igihe cy'akazi, igihe cyo gukina aba ari igihe cyo gukina. Ubwo rero nari mu kazi wanyoberwa, mbonye wanyoberwa, ubona ari umutipe uri ku cyangwa umeze neza ndi gukina ariko igihe cy'akazi mba nambariye nyine urugamba, birumvikana. Kandi ni buri wese burya umuntu ageze ku gahiga arahiga arahiga agakora, akirengagiza ibindi byose yahozemo kare, ubundi agacana ku maso akabanza yahiga ifungo kabisa. Yamara gukora ukabona ibindi byo kujya gukina. Burya ntugakine n'akazi, uzakine n'umushahara ariko ntuzakine n'akazi. Ushobora kubona umushahara ukagenda ukawukiniramo ukifurahisha ukagira ute, ariko akazi ko ukagacapa igihe wakagezemo uba ugomba kugakora nta bunebwe, nta bute, nta bwirasi, nta mujinya, ahubwo akazi ukagakunda, ukagasekera, ukakishimira. Urabona ko ngomba kukubera urugero. Niba ukora akazi bafunze isura wagize ute, no, ibyo ntabwo bikora. Icyo ngushishikarije ni ugukunda akazi, wowe ukishima, ukakereka impuhwe. Urumva, aho waba uri hose ntuzagere mu kazi ngo utangire ngo bamwe usanga bari kuri telefone bari gusikororinga za TikTok zabatwariye umwanya bagize ute. Natwe turazifite bwana yangu, turazifite, ariko nyine iyo tugeze mu gihe cy'akazi weka mbali, tubika kure cyane, ubundi tukabanza tugakurikirana ikidushishikaje aho ngaho, aricyo twita job, akazi, travaux. Tugakora, ubundi twamara gukora tukabona kujya mu byacu. So ndacyakomeje rero, murabona ya mashini yanjye ponseze cani ya yindi naberekaga, imwe irasa imigano, imwe irasa imisumari, imwe irasa imisumari, itera imisumari muri make. Uwo ni wa mupanga wanjye wandi wuriye indege ukaza kabisa ukambuka imigabane Aziya, uva muri Aziya ukambuka Uburayi ukagera muri Afurika. Niba bari n'inyundo, iyo ngeze mu gihe cyo guteranya mukoresha nk'inyundo, nkakoresha ndi gukata. Ntabwo mba ntagize, mba nashishikaye. Nawe ujya ushishikara n'ubu uri mu kazi, ukereka impuhwe, ukereka imbabazi. Urabona ukuntu mba ntera imisumari, n'urugamba narurwana njyewe, narurwana kuko iriya n'imbunda bayita airgun cyangwa se ca, igishinwa bayita ca. Ubwo rero mboneraho gusuhuza abashinwa bari kureba iyi videwo, haba Abafaransa, mes amis français qui regardez votre vidéo, salut tout le monde,
even in Englishmen who are watching these videos, I'm greeting you. And you are most welcome to watch my videos and make a subscribe to make sure that a new video which will be uploaded here you will see very first. Asante sana kwa rafiki yangu wa Kongomani wanaangalia hii video yetu nyetuko tunatengeneza kiti ya bambu na kwaka na barafiki ba mingi sana pale Gisenyi. Nyie wote nabaambia mufanye subscribe kwa hii channel yangu ya Bamboo Rwanda TV. Na nyie wasaja wa Uganda na nyie nawasalimia na nyie mufanye subscribe kwa hii channel yetu ya Bamboo Rwanda TV. Nawasalimia tena nasema asante sana kwa kuangalia hii video yetu ya kutengeneza kiti ya bambu. Nawasalimia Banyarwanda na nyie pia wa Tanzania, people from Tanzania, Uganda, Kenya na zingine nchi zinasema Kiswahili na nyie nawasalimia. Nawaomba mufanye subscribe, share, comment kwa kunisaidia nyie. Okay, tena nasema asante tuangalia hii video yetu. Thank you for watching this video from people from Uganda, England, American, and Rwandans. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kuri iyi video.